Yes, ibihe byiza mukunzi wacu udahema gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi turi mu karere ka Rubavu. Duhagaze muri Classic Bistro ndi kumwe n'abanyamupira babiri, umunyamakuru ukomeye cyane mutangazaji ku Isibo FM ndetse na Isibo TV, na Fredy nawe muramuzi hano muramenyereye, ni umwe mu bantu tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Akarere ka Rubavu ka hostinze ekipe navuga ebyiri zikomeye mu gihugu, APR ndetse na Rayon Sport, aho ekipe ya Rayon Sport igiye gukina na Etincelle ku munsi wo ku cyumweru, ndetse na APR gakina na ekipe ya Marine kuri uyu munsi turiho. Navuga ngo aka karere kabaye akabanyamupira. Mpagaze hano rero kuri Classic Bistro, ntago aba bantu bancika, ndinjiye nsanga bari kumwe bari kuganira, ndavuga nti reka tuvuge kuri no mikino ibiri igiye kubera muri aka karere ka Rubavu. Mutangazaje, habari kisha umuntu umeze neza? Uraho. Ekipe ya APR ngura yemera cyane, ngiye ndabizi niwe munyamakuru widekaraye, mba numva abantu babigushinja ko shinja, ariko ntabwo ndi umunyamakuru bisanzwe, ntabwo nuko narebye umupira kera. Umupira iyo yirebye cyane abantu bari bagujajinga uko bishaka cyangwa bitewe nuko bakubona, ariko ntabwo ari ngenda akazi kanjye. Ni umunyamakuru, ndi amakipe yose. Ukunzi Marine, urumva Marine urayizi? ndayizi. Umwana mbona urolo modo wanagira inama nkuko dusanzwe turi mu nama nge nawe uradufatiranye. Fredy nanadufatiranye. Ni Rubavu wabonye gute? Ibyo Rubavu ntabwo bindeba, jewe nabonaga Fredy twaganiraga. Rubavu nsangwe yigenda turazana kenshi, urabizi sibyo? Ariko mbonye Fredy mbona n'umwanya wo kugira ngo nk'umufana nkunda, mbona ufite akazoza nk'umwana mutoya, ngomba kugira inama nkamwereka gufana bigenda gutya nyine tukajya inama. Uradusanze rero, wowe urashugumbye uzana mikoro zawe sibyo? Niko kazi kanjye, niko kazi kawe nyine. Nta kintu. Fredy Bimeze bite? Mbere na mbere nashimira Imana. Ku munsi w'ejo kuwa gatanu nakoze urugendo rurerure, kunyura Muhanga ukinjira Kamonyi, ukava Kamonyi ukinjira Nyarugenge, ukava Nyarugenge ukinjira Rulindo, ukava Rulindo ukinjira Gakenke, ukava Gakenke winjira Musanze, ukava Musanze ukinjira Nyabihu mpaka hano i Rubavu. Ni urugendo rurerure cyane, bisaba imbaraga z'umubiri n'umutima ndetse n'ubwitange busa naho butoroshye. Ariko ikintu cya mbere nishimiye bro, ntago njya nkunda gusahinda cyangwa ngo nganire na buri muntu wese bitewe naho musanze. Harimo abantu mba ngomba kubaha cyane birenze. Dufite abanyamakuru muri iki gihugu batajya bapfa kuvugwa cyangwa ngo babe inyenyeri, ariko character cyangwa ibitekerezo aho dukomora ibyo tuvuga uyu munsi, usanga abo tubikomoraho atari bo bari inyenyeri kuri uyu munsi, atari nabo bavugwa cyane. Kuvugwa cyane hari impamvu z'ubwinfluencer, ariko utavugwa cyane kuko hari ibintu bidasanzwe wakoze. Ibyo bintu birutiye tubitandukanya. Impamvu uyu munsi Denis Mutangazaji nishimiye ko bampagaranye nawe muri aka kanya. Uyu ni umuntu navuga ngo mu itangazamakuru yakaba yafatwa muri promotion y'aba legend. Dufite amahirwe yo kuba tukimufite kuri mikoro kuko niwe muntu utarigeze ahinduka ngo umuheza nguni. Ari muri bake batahindutse, simvuze ko ari we wenyine, harimo nabandi, ariko muri aka kanya kuko ari we mbashije guhagarana nabandi, ningira amahirwe yo guhagarana nabo, buri wese nzamuhinda boze. Ariko umuntu ujye ubona Mutangazaji mu mwaka w'2006 ntangira kumva radio. Amaradiyo yabaga muri iki gihugu murayazi, numwe mu bantu bagiye kuri mikoro kambere ababasha ka Clever, ni promotion yabo Shyaka Clever, Bandengengoma Jean Claude. Uyu mujene niwe uzamusanga. Ibyo ntago ari ibintu by'umunyamakuru wishakisha, ntago ari ibintu by'umunyamakuru ujya gutamika amagambo ajya kubwira abantu. Ni umuntu uvuga ibintu biri professional. Uyu munsi ibintu nkora ngenda umuriga wisiga amarangi, ariko challenge tugomba gukora ntabwo kwisiga amarangi bikugira abo mudufata muri uburyo mudufatamo sibo turibo. Dufite ibitekerezo byanafasha mu kubaka umupira wacu, ariko kubera ko kwisiga amarangi abantu benshi badufata nk'abasazi bro. Buri muntu wese agira umwuga we yize mu buryo bwe. Uyu munsi hari abastari benshi muzi bigira abasazi, bakambara ubusa bakabigira gute, ariko kubera ko icyagamije hari ubutumwa atanga, hari nabo bureba. Uyu munsi rero Denis Mutangazaji nishimiye guhura nawe, ndimo ndategura match ya Etincelle.
ariko guhura n'umuntu nk'uyu nguyu hari experience nyinshi tubakuraho, kuko mbere yuko njya ku ishuri hari amakosa menshi nakoraga mu mivugire, guhubuka, kudatekereza ku bintu ngiye kuvuga, nkashimisha bamwe ariko nkababaza benshi. Ariko hari ubutumwa yampaye, arambwira ati nujya kuganira umupira ujye uganira umupira nk'umupira, ibintu bitabugizaho bihuriye n'umupira, ibintu bijya gufata abantu bamwe bikabafekta mu mutwe, bigatuma batekereza kuri Ferdinand muntu cyese kubera iki yinjira muri ibintu cyane. Numwe mu bantu bampaye ubutumwa, we na Sarupongo yabimbwiye nyuma, ariko Mutangazaje yabimbwiye mbere, ariko sinjya nkunda kuvuga umuntu mazina atahibereye, kuko hari igihe bavuga ngo nariye ruswa cyangwa hari ibintu bidasanzwe yampaye. No, naraye hano bistro kwa Muze Claver, ariko uyu musaza Mutangaza akira umukono, nta ruswa ngira abizi. Abantu benshi bamushinja ko ari n'umuaperi, iyo njya kwivugana n'umuntu afitanye isano na Rayon Sports ari kuvuga ngo hari ibyo ngo duhuriyeho n'ibiki. No, mwubaha umuntu kubera ibyo yubatse, nkuko nanjye sometime uyu munsi yari umunsi uzubaha Ferdinand akavuga ati challenge wazanye mu kwisiga amarangi, ariko ukavuga ibintu bichallenging abantu, ugasanga uganira n'umunyamakuru isaha imwe cyangwa 30 ariko mukaganira ibintu bifite logique. Mu bantu bisiga amarangi ni gake byagiye bibaho. Mutangaza, ndaba profise mwaganiraga, ngiye kugerageza iki kiganiro iminota 15 mu mpaye nyi managing neza. Mbere yuko tuvuga kuri championnat tukavuga kuri match zigiye kubera hano, Mutangaza, Ferdinand ni umuntu ufata gute, ni umufana ufata gute, ni umuriga ufata gute ugereranyije n'abandi? Kuko akenshi iyo muhaye ibiganiro njya mbona muri comment bavuga bati yakabaye kuba ari nko kuri radio aganira umupira. Ferdinand no mufata gute? Ntabwo Ferdinand mufata nk'umufana, ariko ufite ibitekerezo by'umupira. Ferdinand ni umunyamupira, ntabwo yakuze ari wa muntu ushakisha umupira umurimo, sibyo? Uko mbona mu mupira undimo, niba na Ferdinand akubwiye nge nagiye kuri radio 2005 kuri radio Izuba, ndi umwana wiga secondaire mu wa 4 mu wa 2. Wumbuye umwuga umazemo iyo myaka. Ibyo akubwira umupira, ngewe nakubwiye ngo Police FC iri Rwamagana ni wacu ari Kayonza, ndi umwe mu bantu bayizaniraga abakinnyi, nayifashaga muri rukuta nyigira inama, sibyo? Murabyo uza 2007 najyaga inama nicarana na guverineri Mutsindashyaka, sibyo? Nzi Kigali nabaga ku kibuga umunsi ku munsi, ruzabaze Rujugiro aza ku kibuga bwa mbere acuruza amagi, bamwita Rujugiro n'ibirayi n'umunyobwa n'iki, arayaransanze. Niba uyu rero mubona Ferdinand ati nkora isambuse nziza hariya Muhanga, Ferdinand agakunda umupira muri ya nyungu yiwe, akaza akarwana kuza kureba umupira guhera 2009 mubona, sibyo? N'umwana nabo yabyurutse mureba, sibyo? None Ferdinand tugomba kugana nk'umufana nemera mu mupira, kuko Ferdinand ntabwo ari umufana wishakisha ko aganira umupira. Uko aganira umupira arawuzi Ferdinand na mikoro nawe yayijyaho, urumva aretse amarangamutima, ariko wenda yahisemo gufana, ngiye mpitamo umunyamakuru, sibyo? Ariko ni mugenzi wanjye, twatangiye wese dukunda umupira ni ukumenya abakinnyi bajya mu kibuga, ni ukumenya abafana bagenzi bawe, ni ukumenya kuganira, ukavuga ati umunsi twatsinzwe ejo twatsinzwe ndabyakira gute, sibyo? Ngiye nkubwire ukurikisha umuntu, nta mupira ujya umbabaza. Iyo umupira urangiriye wari ku kibuga biba birangiye, nibyo namwigishaga, urumva? Umupira ujya urangirira ku kibuga, ejo muzatsindwa, nta kintu kiba kiri ize mu mutima wanjye kimbabaza, nta muntu twangana kubera umupira. Ngiye ntabwo nshobora kwangana na Ferdinand ngo ni umureyo, ngo njyane umwaperi cyangwa ndi runaka, ngiye umupira ni uduhuza, sibyo? Se Mutangaza, nk'umuntu wo muri ADPR utazi iby'umupira, aje akakubaza ati football ni iki, wamusubiza? Football rero kuyidefinisa uriya mupira iriya minota 90, uriya mupira uriya mupira bakina, sibyo? Ukinwa n'abantu bangaye 22 mu kibuga barimo, umusifuzi nabo ku ruhande kwiyongeraho bakaba 25 na komiseri, sibyo? Uriya mupira rero umwuka ujyamo ni umwuka w'Imana cyangwa ni umwuka karemano? Ubu nyine wowe nawe ndakubashije nawe, ngiye n'umwuka karemano, ariko waremwe n'Imana. Uriya mwuka no waremwe n'Imana? Nozi pombo yaremwe n'Imana? Waremwe n'abantu, ariko kuva ku bumenyi bwiwe. Kubera icyo ufata abantu ku marangamutima isi yose, ukabona abantu bose bakunda umupira, ukabona stade yuzuye ba Barcelona, afana Barcelona babangana bate cyangwa ba Real, si 60-80 miliyoni, ugasanga ngo ikipe ngifite miliyari y'abafana bayikunda.
kweki abantu miliyari batwarwa n'amarangamutima y'ikintu. nakubajije wakubaza ngo football ni iki we akubwira ngo Marine kubera umwanya iriho cyangwa se n'ibihirimo ishobora kuza gukanira ekipe ya APR ikaba yayitsinda cyangwa bakanganya. Ni ibintu ubona ko bishoboka ko ekipe ya Marine ishobora guhagarika APR. Unarekaga kai kumwe guca inyuma ariko byarangiye. Umupira mateka muri comparison yose tugenda tubirebaho, ni ryari Marine yahagaritse APR sibyo? Ni ryari bishobora kugenda gutya na gutya. Analyse ya APR na Marine kenshi tuyikompara ukundi, urumva hari ikipe n'irindi ku isi bibaho, urumva hari n'ikipe ishobora gusanga birawo nyine ivuga ati APR yatunaniye, cyangwa se mu marangamutima yabo ati twebwe turabavandimwe sibyo, nkuko byabaho. Ibyo rero mu mupira ku isi Ronaldo afite ikipe yitwa Valladolid, Ronaldo Gifaro yije gukina Barcelona ubona yashizemo ingufu zose, ariko yaje gukina Real ukabona nyine birawo. Ibyo rero nuko Ronaldo yakiniye ari umwana wa Real. Ibyo rero ku isi abantu tugomba kwivyivanamo, tukaba tugiye kure mu mupira sibyo. Kompara match ejo ya Etincelle na Rayon Sport. Na Etincelle yari iri mu bihe bibi, ariko kuva Bekeni yayifata ubone Etincelle kabisa imeze neza. Ntabwo Etincelle ikomeye, ariko Etincelle ikomeye hanze y'ikibuga sibyo. Etincelle ya Bekeni umutoza ushaziye mu mupira uzi derby sibyo, udafite ibinya byo gutinya match, udafite ibinya byo kuvuga ngo abareyo ni benshi, ufite icyo yatangaza cyose kugeze no kwitsinda sibyo. Ako kanyamuneza agomba kwimotiva kugira motive n'abakinyi be, ariko mu bushobozi se barabufite usanga ubushobozi batabufite gutsinda Rayon. Ariko ako kamotivation buri ikipe yose yindi umutoza bro, nibura uzayirebe Wolves ziri mu kumanuka, nta kipe nini yikanga. Nottingham ejo bundi yabuje Man City umwanya. Ikipe yindi umutoza yose ifite filozofi nshya, mukinyi wese abashaka kwigaragariza umutoza ibishya bye sibyo. Aho niho rero Etincelle yakomereye sibyo, aho ni Etincelle yabaye shoke. Ikindi nanone na Rayon Sport nayo, Rayon Sport yatangiye ibihe byabo byiza, imaze gutsinda match nkenye zikurikiranya inganya, ubu zibaye 7 idatsindwa Rayon Sport nyuma y'ibihe bibi. Rero ibyo bihe rero ifite byiza nibyo byazanye Ferdinand, cyo kimwe byazanye Nkunda match, nibyo byazanye Rwarutabura, nibyo byazanye nde bare. Rayon Sport yasubiye muri forme zayo, yongeye gushimisha umufana wayo, itsinda ibitego 9 bro, yari yabirukaga 2-5 wabiyo uzi 2-5 ikipe yatsinze ibitego 9. Urayizi? Oya ntabwo uyizi. Ya ni Mukungwa Sport, Mukungwa Sport ibe bitsinze ibitego 9. Urumva nari Marine yatsinzwe 2 nibwo Marine yatsinzwe 2. APR bateze Marine, APR yanganyije na Marine. Rayon Sport baza bavuga ati Rayon Sport, ariko match 2-2 ya APR na Marine bahangana igikombe na Rayon Sport. Marine babonaga ba Roger Chiwasi ya ari mu defense yitwaga Wizeneza Robert Kolo, ikinaga icyo muri Marine. Yari Marine ikomeye irimo Papa wa Jihad, yari mu defense ukina 3 cyangwa 2 Jihad yo wanyuze muri Rayon Sport na APR. Match yabere kuri Stade Amahoro banganya 2-2. Marine ku gatatu igomba gukina na Rayon Sport. Abenshi bari bayiteze ko igiye guhagarika Rayon Sport. Rayon Sport yaje irya Saba sibyo, iriye Saba fande baravuga ati watandaraje bagurije match. Aravuga ati nyamara irakomeye nimwishuke nubwo mu mfunga bahizo mufunga kubera gutsindwa na Rayon Sport ibitego 9 yahise 7. Ariko aravuga ati irakomeye nateguye, ariko irakomeye. Kandi iyo Marine zaza yaratakaje kuri APR ubu yaratwaye igikombe. APR yigurira Rayon Sport finali match ariyo ya nyuma kuri championnat APR ya 4-1. Uko afande wese yinjiraga muri stade na Nyakuba yarahari, urumva igitego cyavuga kijyamo. Fande Siza Kaiza arinje bawa, Fande James arinje bawa, Fande Alex arinje byarite
cyari tiyatire ibitego bine bari bafite umuntu wakuburaga ariko ntabwo bivuga ibintu by'umupira birangiye mvuge bike kuko umupira njye ni ubahire yanjye ni ubuzima bwanjye hari ibyabereye ku kibuga tuba tureba byateguwe nande buriya ni amabanga y'umupira hari ibintu njyewe mbikubwira hari amabanga y'umupira mba nzi ntashobora kuvuga kuri mikoro ko byatuma Ferdinand adafana byatuma n'undi ataza gufana umupira ugira amabanga yabo uza kubwira ngo azi amarozi gute umupira ni amabanga ikintu cyose kigira amahiri ntabwo ubu umuntu azakubwira ngo narashe gutya ngo ndasahanana aba afite akantu kakata yaguhishe akabinyura ku ruhande ariko we kuri we afite icyo atakubwira uvuye guteretara yamaga ngo ngiye mvuye kurongora reka bigira akantu k'ibanga umupira ugira ibanga riya numara kuwumenya urumva bizatuma ugenda gutyo rero icyo gihe byabaye gutyo Rayon Sport itwara APR igikombe 2002 Ferdinand mami muganiza kugira ngo nawe ejo azabiganiza abandi nawe kuko nawe uracyari umwana ntabwo ungana na ibyo sinarimbize ntabwo rubizi urumva ariko njyewe numva nari ku kibuga ntabwo ibyo ni ibintu by'ubuzima bwacu bw'umupira match banza APR yazanye bisi tabona iyi bisi ya benzi yinshasha bafite benzi ya mbere bagenzemo 2002 Rayon Sport yaje batsinda igitego kimwe kubusa Karekezi yabonye penalty wazo ikubita ipoto mu yambari mwizamu nibyo tuba tugana n'umupira n'ubuzima bwacu Rayon Sport igeze kwitwa master machipe iyoboye bibiri kane yatwaye shampiyona 2005 iraziraka hari ubwo Atarako yari irimo agwe ritaraza Atarako yazamutse 2005 iza 2006 muri shampiyona itibi ya kabiri niyo hiritse Rayon Sport ubundi umwanya wa kabiri cyo Atarakita vaho ubundi Rayon Sport yari yahirimye umwanya wa kabiri yaburebaga mu matangazo tugiye kwerekeza kuri match nuko mba prof senge nzagushaka dukora ikiganiro akantu gatoya umunota umwe cyangwa ibiri kugira ngo nerekeze kuri Ferdinand ni shampiyona uri kubona gute aho bigeze kuri ano masa bro shampiyona y'umwaka irakomeye ugereranyije kuri Rayon Sport yagize yari polisi yanikiriye amakipe iragenda APR igira gute tutabaze ano ma equipe y'amashyitsi yadusoje tutabaze amakipe y'amashyitsi yaje shampiyona uri kubona gute shampiyona y'umwaka irakomeye cyane nta kipe yoroshye ntubona Rutsiro ya nyuma cyangwa za Muhanga bro irazi kayitinganya na polisi y'agashorishori inganya na APR ubona match ya wazo itsindwa na Rayon Sport urumva ejo ukabona ingaritswe nariya nuba ngo shampiyona y'umwaka irimo imibare myinshi hari ikipe ziri hagati hari ikipe ziri kurwana umwanya wa mbere hari ikipe ziri mu Rwanda kumanuka bro ikipe ifite 25 ubu ntiyizeye kutamanuka ntago yakurekera sibyo ikipe nayo iri mu kurwana igikombe hari za Sudan sibyo ejo ziratakaza nazo twezi ko bati mukurinize gute irari twemera Mereka yo ni bisanzwe abantu bose baba bati Mereka na kubera system ya Dariko apereje kubita imikino ejo kubona barongera bayishise imanutse gutya Rayon Sport ikongera igashitura sibyo bro champion irimo imibare ubu igisigaye n'abatoza b'abatacticiens bagomba gukubara imibare yabo kugira ngo bayitware n'abatoza b'abatacticiens kugira ngo ikipe yawe itamanuka aho bigereye hano nkure ku rugenda eshanu za mbere uko bibona aho bigeze eshanu za mbere ubona nize Shabro bono njugunya mutego eshanu uko bibona we nka mutangazaje kambivuga nka mutangazaje nk'umuntu urebye champion imyaka hafi 30 sibyo mbere ya mbere bigaragara ko ikipe ya El Hilal shoko kuzaba ya mbere APR ikaba ya kabiri ya gatatu ikaba Mereka iya kane ikaba Rayon Sport sibyo ya gatanu sibyo ikaba Kiyovu Mukura polisi kaza nyuma yaho mutangaza reka nkushimire nzagushaka tuganire bino bintu ariko bwira abantu ko duhagaze Classic Bistro ni waje gusura muze Karaveri papa wanje tuziranye guhera 2005 agikorera igikombe papa w'imfura cyane kabisa agikorera igikombe gifite ikipe akabari kitwe Esperanza nago ari kare kozi kare kagikondo ko mu manda mabuye uya kabaga burya munsi hariya aho Regis muramirageze kurinda gukorera kera urumva urenze gato yara hafi ya Nyenyeri Bar sibyo niho kare kera urumva
nari umwana niga muri segonderi njya kuhasohokera n'ababyeyi. ubu hano rero hafite ishami bita Classic Bistro Bistro. business Rubavu twaje kumusura nka papa wacu, umva ni umuntu tumaze imyaka 20 dusangirira mu kantu, urumva nagira Rubavu singiwe. Ni papa wanjye rero ni umwana yareze, iyo duhura ati muhungu wanjye fata kamwe nanjye mfata kandi. Reka nkushimire Mutangaza, nge nzagushaka kanganire na Fredy na gatoya iminota 2. Ushaka ibya showbiz uzabimbaza, nzakubaza. nushaka utubari Kigali twahitinze uzatumbaza. Ndakwemera. Ariko abantu bose batazayiba ngo umusinzi umaze imyaka yose azutubari ko Kigali yewe ndashaka yarasinze arapfa interview yanjye nawe yihariye. ariko nyine umuntu azajya nyataka ntanyatake nta kibazo, ariko ngiye ku mutima wanjye ntawe ngira n'ikibazo nawe mbikubwire. Nta umuntu wese cisha umuntu uzagwanga afitanye ikibazo nanjye nawe ni ikibazo, nje nta muntu ngirira urwango, abantu ndabakunda. Ferdinand Mutangazaji ikintu navuze igisobanuro cyo kumenya ngo utubari ni iki, ntago ari ukuvuga ngo ugiye gusinzira kuri comptoir. Hari utubari twatanze show, aharirimbiraga impara, aharirimbaga ababyina igishakamba, urumva ahantu hahuriraga abasitari batandukanye, hagahurira abayobozi batandukanye, kuko utwo tubari nihurira n'abayobozi barimo biyakira, hataza kugira umuntu wumva ngo ni muri gahunda y'ubusinzi. No, hari abantu batanze show muri iki gihugu, tujye tubwizanya ukuri, kandi ntabwo bagitangiye mu rugo rw'umuntu, ni mu tubari nyine no byaberaga. Yes Fredy, katugaruke kuri izi match rero ebyiri. Ubu noneho wongeye kukubaza nk'umufana kuko baranabibona. Muragira muti ekipe ya APR iyo ije kwitoragurira amanota n'umwana wayo, ije ku mwana wayo, n'umubyeyi uje ku mwana wayo. Kuki ibyo bintu muvuga mubona ko Marine itakura amanota 3 kuri APR? Kandi Marine vuba aha ikintu gikomeye yakoze ni muri fazare ya sezishize yabujije APR amanota 3 ibasha kuyikuraho inota rimwe, nabwo byateje saga ndumva ariko bwa Fanderishari Karasira. Uyu munsi naravuze ngo wamukinyiwe uri gukinira Marine, ntabwo umubyeyi ukubyara abarizwa muri Marine, uhari nk'akazi. Urasanga uvuka i Nyagatare, uvuka i Rubavu, uvuka i Rusizi, uvuka i Muhanga, uvuka mu Ruhango, uri muri Marine nk'akazi. Niba ukeneye kwisanga muri aya mayikipe makuru bikaransa kariyeri yawe, ukaba wava muri aya mayikipe muri shampiyona y'u Rwanda ukagira indi kipe yisumbuyeho ujya gukinira, ni ku mugabane wa Afurika cyangwa se ni ku mugabane w'i Burayi, kina nkawe nka Marine, wijya gukina nk'ukinira abakuru bawe nka APR, nk'uko amagambo aba bivuga ngo tugiye gukina ngo na Marine ngo mu izina ngo ry'abakinyi ngo ba APR, kubera ko iyo APR ugiye guhura nawe nta mukinyi yagutije, izanye 11 bayo beza, nawe koresha 11 beza ufite. We Rwasamanzi nutsindwa na APR tuvuge ngo igutsinze nk'ikipe nkuru, ariko ujya gutsindirwa ibitego bituma buri muntu wese akujajinga. Ejo dufite match ya Rayon Sport na Etincelle, tuvuge ngo nubundi ngo tuje kura match yarangiye. No, Marine kora ibyo ugomba gukora, ntagire umuntu kunyuza mu ijisho. Hanyuma natwe ku munsi w'ejo baravuga ko Etincelle ikomeye kubera ko ifite Bekeni n'umunyamagambo, n'umuntu ugira amagambo akasa ariko akaba n'umusportifu, nkunda ukuntu avangamo n'utuntu tumeze nka comedy na theatre. Bira bintu biryoshye umupira wacu, ndanamukunda cyane uriya musaza, mubwire ko musuje cyane. Ariko twebwe intego zacu na 3 iyongera kuri andi, nta kindi dukeneye n'amanota 3. Impamvu naje kuwa gatanu dufite match ku cyumweru, do or die, ni match yo gupfa no gukira. Fredy, reka mu gitondo n'ubundi turi hano kuri Classic Bistro, mu gitondo rero saa 2 turaganira kuri match yanyu. Fredy, reka nkushimire cyane, ndakwemera nk'umunyamupira. Classic nuruca abana kwa muzeyi wanjye Claver, shawe umubyeyi wundi n'imfura cyane akabana ucura aribanza akanikurikira. Ari igihe ujya kuvuga umuntu ukabura icyo umuvuga. Mutangazaje avuye ko bamenyanye 2005, giye tumenye 2022, ariko n'urugero rwiza ku banyamupira badashingiye kuvuga ngo fana APR cyangwa Rayon Sport. Buri muntu wese iyo umugejeje igitekerezo cyawe bro aragushigikira, and support you n'umubyeyi akaba byose kuri twebwe. Fredy na Umureyo ngiye gukaraba mu kanya duhurire kuri stade Umuganda, ahasigaye turebe ibijya mbere, ubundi ku cyumweru ku munsi w'ejo nusigaranye ingingimira mubona yamanutse. Yes, yari Mutangazaji ndetse na Fredy nawe muramuzi, turahorana buri gihe. Reka twerekeze kuri stade Umuganda aho ekipe ya APR FC igiye gukina na Marine, ndetse ekipe ya Etincelle ejo ikazakina na ekipe
ya Rayon Sport. Reka nkubwire ko izi match zose turaba turi kumwe na moto nziza za Spiro. Niba ushaka moto nziza za Spiro, gana kwa Emili Sendegeya, araguha moto nziza cyane M1, M2, M3. Turaba turi kumwe nawe kuri ino match. Turaba turi kumwe na Raguruari Trading Limited, wawa amakaro meza cyane. Niba ushaka amakaro meza cyane hano mu karere ka Rubavu, ndaza kubibereka. Twafunguye ishami, turaba turi kumwe na Raguruari Trading Limited. Hano hantu mpagaze rero ni muri Classic Bistro. Ababizi i Kigali dufite Esperanza, twabazaniye ishami hano i Rubavu rya Classic Bistro. Niba uje Rubavu ntahandi ugomba gusohokera, ntahandi ugomba kuza kuruhukira, ni muri Classic Bistro. Ni hano imbere ya Zigama CSS y'Urubavu. Wahageze kabisa urabona ibyapa binini byanditseho Classic Bistro. Winjiremo tukwakire neza cyane. Turi kumwe no Kwizera Hardware, waba ibikoresho byiza cyane by'ubuhinzi, by'amashanyarazi, imyenda myiza y'ubwubatsi. Ukwizera Hardware turabifite, inkweto nziza z'ubwubatsi, amamashini meza, nta handi wabikura ni mu Kwizera Hardware. Ikinamba cyiza cyane ni New Class Car Wash. Niba ufite imodoka nta handi ugomba kogereza, ni muri New Class Car Wash. My name is Wizi Nkunda Match wa Kirindinyo behind the camera. Dusubire kuri match ya Marine ndetse na APR FC.